Mbahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'inkuru yacu ya Linda. Duheruka Linda atashye agiye kureba mama we. Gusa ntitwibagirwe ko yarasize umukunzi we. Tudatinze, reka twumve uko Linda byamugendekeye. Muri njye numvaga hari ntazongera kubona Lucky. Gusa nta yandi mahitamo nari mfite, nagombaga kujya kureba mama. Naratashye. Nageze mu rugo mu masaha ya nimugoroba. Nasuhuje mama wanjye, ndamuhobera cyane. Nsuhuza na Sandra. Ntaragira ikindi kintu ndenzaho, mama yahise ambwira ngo, mwana wanjye, nshaka ko tuganira, hari icyo nshaka kukubwira. Numvise ngize ubwoba bwinshi cyane, nibaza ku kintu mama ashaka kumbwira, atambwiye nkiri muto. Ahangaha natangiye kwibaza byinshi mu mutima wanjye. Nkibaza ni, none mama yaba agiye gupfa akaba ashaka kundaga, cyangwa wenda hari ibyo yaba agiye kumbwira kuri Sandra? Byakomeje kuncanga, ariko ndatuza ndabyihorera. Ubwo nahise njya ku ruhande, ntangira kuganira na Sandra, kuko siniyumvishaga akazi yabonye gatumye agenda agasiga mama ameze gutyo. Naratangiye nti, Sando, ntunyumve nabi, ariko nsobanura ku kazi wabonye kagiye gutuma unsigarana mama wanjye arwaye gutyo. Sandra yarandebye, arongera aranyitegereza cyane nikangamo. Arangije arambwira ati, Linda, sinakubwiye ngo ugume ku ishuri ndazana umukozi wo kumwitaho? Yambwiraga ubona ko yandakariye, nanjye ndamusubiza nti, Sandra, nta muntu wabasha kwita kuri mama twe tudahari ni ukuri. Byahita ducika kandi dufite kumusajisha neza nk'abana be, tukamwereka kuko papa yatekerezaga atari ko bimeze. N'ababeshyi Sandra nabonye ahindutse mu maso, andebana uburakari, arambwira ngo ndi igicucu. Arongera arambwira ngo ubwo ibyo yifuza kugeza kuri mama wawe uzabimugezaho gute umuhora iruhande. Ati nkaho wakize, nanjye nkaba ngiye gushakisha, tukareba uko twanamuvuriza mu bitaro bikura agakira. Yarandakariye cyane, akomeza kunyumvisha ukuntu ndi igicucu. Ahita ahaguruka arigendera ajya mu cyumba cye. Nanjye nahise njya muri salo, nkomeza kurira cyane. Mbonye ko ndi bubangamira abo mu nzu, narasohotse njya kurira hanze inyuma y'inzu. Ndi kwibaza ikintu Sandra yabaye, kuko numvaga ko yavuga ibintu yarambwiye. Nagize ngahari ninjye mwana, ndavuga nti wenda wa mugani n'ubwana buri kunyumvisha ko ntasiga mama. Gusa nanone nkatekereza nti niba ari ubwana mbugumane, kuko gusiga mama wanjye ntabwo byaba ari byo. Hashize nk'iminota 5 nicaye aho, nibwo numvise Sandra asohotse yitaba telefone. Yikinga haruguru yanjye gato, kubw'amahirwe ntiyambona. Nanjye naracecetse sinatumye mbona. Ahangaha nabwo nasigaye nibaza byinshi nafitiye ibisubizo. Naratunguwe cyane, kuko numvise avugira kuri telefone, aravuga ngo ibyo nagombaga gukora nabisoje. Yavuze atyo ubwoba buranyica, nahise nkuramo telefone, nshaka kuri coding. Nibwo yongeye ati, uyu munsi ndakeka nabisoje, nta mwanya munini usigaye, kandi niyo buri buke, ejo ntibuzira, ndetse no ku muhanda nabisoje. My God, umusatsi wamvuye ku mutwe, birancanga, nyoberwa umutwe n'ikibuno cy'ibyo bintu yari arimo kuvuga. Gusa nanone sinamenye umuntu bari kuvugana, kuko namufashe amajwi ndi kure, sinari nzi niba amajwi yari bwumvikane. Ntababeshye, natinye no kubibwira mama. Ndavuga nti kuko arwaye umutima atabyumva agatekereza cyane, bikamutera ikindi kibazo. Naratambutse ninjira mu nzu, ndi kujya mu cyumba cyanjye, nkubitana na Sandra avuye mu cyumba cyanjye. Yahise ambaza ngo, Linda, uvuye? Nanjye mubwira ko mvuye kuri toilette. Ahita ambwira ngo, okay. Anca arakomeza, nanjye mpita muhagarika ndamubaza nti, none se Sandra, uzagenda ryari? Yarambwiye ngo ejo nzazinduka ngenda boss twaravuganye, kandi na mama arabizi nta kibazo yarabyemeye. Ubwo rero dowori tuzajya tuvugana, kandi nzajya mbasura. Ikindi kandi ubitekerejeho neza wazasubira ku ishuri vuba, kuko rwose mama ndabizi ko nta kibazo azagira. Njyewe naye nanamutinye, nta kintu namusubije, nahise nigira mu cyumba, kuko rwose sinari nyiri kumufata nka Sandra. Nageze mu cyumba ntangira kwibaza nti, ese n'ibiki yagombaga gukora yasoje? Ese ni misiyo yari arimo? None se wenda nta masomo yo ku ishuri kuko yigira online? Ariko se ku muhanda we yasoje ibiki? Byaranyobeye neza mbura icyo gukora. Naratekereje nti ahari mve mu bugoryi mbibwire mama, ariko nanone nabonye mama mbona ntacyo yamfasha, ahubwo nigira inama yo kuzindukira ku muhanda kuri boutique ya mama ngo ndebe ko ari amahoro. Narahagurutse ngo njye kureba mama. Ntaragenda Lucky yahise amamagara, ariko sinamufata. Yahise ampa message ivuga ngo, Sheri please, ndabizi ko utameze neza,
ariko basi mfata kuko nanjye sinishimye kandi simeze neza. Nahise ngira ubwoba ndatekereza ntiwasanga Lucky yahuye n'ikibazo. Ngiye kumuhamagara yahise antanga aramamagara mufata niruka. Nkimufata yahise yiruhutsa yitsa umutima cyane. Ndamubaza nti wabaye iki mukunzi? Arambwira ngo no kutamufata kwanjye byonyine bimutera ikibazo iyo tutari kumwe. Naramubwiye nti umbabarire nanjye sinjye. Yarabyakiriye ariko ndongera ndamubaza nti nta kibazo ufite? Yambwiye ko kwiga atabibasha ntahari none azi neza ko ndi mu bibazo. Yarakomeje ati ahari wenda ndi umusazi kuba nkukunda gutya, atari kujye wihangana kuko n'ubu nitahiye ntegereje kugaruka. Naramubwiye nti ndi mu bibazo ariko bizarangira, kandi kuba unkunda si ubusazi kuko ntabwo unkunda wenyine, nanjye ndagukunda. Gusa usubire ku ishuri kuko ntawamenya, ubu se ntagarutse ku ishuri nawe wabireka burundu? Ahangaha Lucky yahise ambwira ngo yizeye ko nzagaruka kandi kazantegereza, ndetse ambwira ko nagarutse yazaza kundeba. Narabyumvise sinagira byinshi mubwira, ariko namusezeranyije ko ntazamwibagirwa. Yaransezeye kuko bwari bunije, ariko kandi narabyumvise ko Lucky yarampangayikiye cyane. Usibye n'ibyo nanjye yamporaga mu bitekerezo. Nahise njya kureba mama wanjye ngo turyame, ejo mbona uko nzagira ibyo nkurikirana, kandi na mama yari afite ibyo ashaka kumbwira. Naragiye ndyama iruhande rwa mama, ariko mu by'ukuri naraye ndeba ntekereza kuri Sandra. Bukeye mu gitondo narazindutse mbyuka mbere ya bose njya ku muhanda kureba ibyabaye, kuko naho naraye mpibazaho cyane. Naragiye ngerayo, ariko mu kugeraho narumiwe, nifata mu maso ndayakuba cyane, ntekereza ko ahari ndi mu nzozi. Natekereje gusakuza ngo ntabaze, ariko ndavuga nti bagira ngo nasaze kuko ntacyo kuvuga no kubaza nari mfite. Ahangaha wakibaza ngo nari mbaye iki? Ndabizi uri kwibaza icyo nari mbonye, ariko rwose nasanze botike ya mama. Botike rwose yari ifite uruhare runini mu kubaho kwacu, yose nasanze nta kintu na kimwe cyari kirimo. Ibaze nawe ukuntu nari meze. Narakase ngenda nibaza ibitubayeho. Ntabwo numvaga ukuntu Sandra twakuranye mbona nkunda mufata nka mukuru wanjye. Ntabwo nakuraga ngo niyumvishe ibintu adukoreye. Narakomeje ndagenda, ngeze imbere gato umuntu ntazi yankubise umutego nikubita hasi. Nari ndi kwahagira cyane, aha narahindukiye ndamureba. Natangiye kwikurura hasi, nsubira inyuma nsa n'uri kumuhunga, ariko akaza nsanga ari nakanseka agira ati Linda, ubu rero nawe urumva uri kurwanira mama wawe. Aha yarongeye aseka inseko iteye ubwoba, arambwira ati wagacucu wikiza amagara yawe, amagara araseseka nayo rw'akana we. Wowe uri kurwanira nyoko umukecuru ugiye gupfa? Mama wawe arara atakiriho rwose, ahubwo inama nkugiriye jya gushakaho kuba kuko hariya si iwanyu. Ubwoba bwaranyishe, ndamureba ndongera ndamwitegereza, ariko neza nabonye ntamuzi, nta n'ahantu nari narigeze kumubona. Naribajije nti uyu muntu ninde? Uyu ndi uri kumbwira ngo hariya si iwacu, ngo mama wanjye ararapfuye? Byaranyubeye, ndatekereza nti buriya ntawamenya wasanga ari gukorana na Sandra, ahubwo ko ngende njye kureba mama wanjye. Ahangaha nahise ngenda nta kintu mvuze, gusa icyo kigabo ntazi ndi kugenda cyarambwiye ngo urambabaje wakana we, iyo uza kumenya ko uhorana na Sekibi ubuze ubwenge, ibi byose bigiye kukubaho ntabwo byari kukubaho. Narahindukiye ndamubaza nti urinde wa mugabo, ninde wakuntumye? Uwo mugabo yarambwiye ngo ndi Sekibi mugenzi w'abandi. Nagize ubwoba bwinshi, ubwoba bwarandenze kurushaho, numvaga ntazi isi ndimo. Ibibazo nibazaga byo byari birenze ubwenge bwanjye. Narirutse cyane, numvaga hari yanankurikiye ngo anyice. Ngeze mu rugo nirukiye mu nzu njya kureba mama wanjye. Ngeze aho yari aryamye, naramuvugishije n'igihunga cyinshi nti mama kutavuga. Mama wanjye yabumbuye amaso arandeba, yaramvugishije ariko numva asigaranye umwuka muke cyane. Narebye ukuntu ameze, mbona nta mutura w'ibibazo byanjye nari mpuye nabyo, nabonaga ari ukumwongerera stress. Muri iryo jwi ritoya yari asigaranye, yantungiye urutoki ku gasakoshi ke yabikagamo ibintu, arambwira ngo urebemo. Arongera arambwira ati Linda, ndagukunda mwana wanjye, kandi igihe cyose uzaba ukiriho uzaba intwari, uzakunde buri wese ndetse wubahe buri wese, kandi ndagushimira ko kuva ukiri umwana utigeze ungora ndetse ukananyubaha kugeza n'ubu. Uzahirwe kandi iteka ryose ujye unyibuka, uzashakishe papa we na musaza wawe, nzi neza ko uzababona.
Ahangaha naraturitse ndarira cyane kuko narabibonaga ko mama ari kunsiga. Naramuhobeye ndarira ndasakuza nti mama kuki wansiga njyenyine? Kuki ugiye mama? Mama ugiye kare mbabarira ndacyagukeneye. Narebye mama mbona ari kumpereza agapapuro ndetse nyambika isaha ku kuboko, arambwira ngo ndagukunda Linda mukobwa wanjye kandi uzahora ku mutima wanjye. Nanjye naramubwiye nti ndagukunda mama. Aya niyo magambo ya nyuma navuganye na mama wanjye kuko yahise yitaba Imana. Urugendo rw'agahinda kanjye ni hano rwatangiriye. Mama wanjye yitabye Imana mbireba, nasohotse hanze ndasakuza cyane, mu ijwi rirenga naravugaga ngo muntabare yemwe. Nararize cyane gusa nta nubwo nigeze mbona uwampoza kuko Lucky wanjye nawe sinari nyiri kwizera ko nzongera kumubona. Mu gutabaza kwanjye abantu baraje, ariko ikintu cyambabaje nuko nta muntu n'umwe nzi wahaje. Mu gihe twari turi guherekeza mama wanjye, sinzi ukuntu nahindukiye mbona cya kigabo kirahari ariko cyari kiri inyuma y'abantu bose. Narakibonye umutima urankuka, duhuje amaso kiransekera, mpita nongera ndahindukira. Cyasaga n'ikiri kumbwira kiti ibyo nakubwiye uri kubibona. Gusa nanone ikintu cyambabaje ni ukuntu Sandra atigeze aboneka. Naramuhamagaye nsanga nimero ye ntayiriho, ndetse na rwa rupapuro mama yari yarampaye rwari ruriho izindi nimero ngo tuzajya tumushakiraho, ariko nazo narazihamagaye biranga. Nahise ntangira gutekereza ko ari Sandra ushobora kuba biri inyuma byose ibyari birimo kumbaho. Ibyo byose birangiye naratashye nisanga mu rugo njyenyine. Hari irungu riteye ubwoba. Nahise njya kureba muri ya sakoshi mama yanyeretse ngo ndebemo. Narayifunguye nsangamo ifoto y'umuryango, hariho papa, mama, njyewe na musaza wanjye. Narayirebye nyubikamo umutwe ndarira. Naribazaga nti ubu nkora iki? Ese ngirene Sandra kuki yabaye umuhemu gutya koko? Wenda se mama yamufataga nabi bituma tugambanira? Byaranyobeye mbura icyo gukora, ahubwo nanjye nkumva napfa nkisangira mama, kuko mu by'ukuri nanjye nabonaga ntakiriho. Muri make nari napfuye imbere ku buryo wandebaga inyuma ukabona ndi muzima, nyamara imbere nari napfuye kare. Natangiye kwibaza nti cyangwa ndi kubeshyira Sandra kandi wenda uriya mugabo ngo ni Sekibi ari we ubiri inyuma. Nanone sinumve neza ukuntu Sandra yakuyeho telefone, kandi natekereza ibintu yavugiye kuri telefone na butike ukuntu nayibonye, nkongera nkamwibazaho cyane. Ahangaha nararebye mbona ndi busare, nigira inama yo guhamagara Lucky. Ngiye kumuhamagara nagiye kubona mbona cya kigabo nanone kirinjiye, nta no gukomanga, ariko kandi ntago cyaje cyonyine, cyari kiri kumwe n'amabonsa 3. Birumvikana bari abagabo 4, umwe yaraje azanyegera nanjye nsubira inyuma. Ngiye gusakuza cyamfutse umunwa, undi nawe ahita avuga mu rujwi rukanganya ati uribeshya ugasakuza turasiga tukwishe. Undi nawe yungama ati kandi ibyo tukubaza byose ndetse n'ibyo turagusaba ugire vuba utaburanye kandi utanavuze. Cya kigabo nabonye cyungamo gihita giseka kiti noneho ndakeka ibyo nakubwiye uri kubibona ukanabyemera, sibyo gakobwa keza? Kirongera kiraseka kiti narakubwiye ngo uba ushaka aho kubura byanga, ngaho ndaba ndeba aho werekeza. Undi yunzemo ati Nyarwaya nawe uratebya koko, ubu se ufite gahunda yo kumukurikirana ngo umenye aho agiye kwerekeza? Cya kigabo cyaravuze ngo nibande kure ndi gutuma batinda. Barandekuye ariko nari mfite ubwoba ndi gutitira, numvaga nanjye barasiga banyishe. Umwe muri bo yarambajije ngo watwereka aho nyoko yararaga? Nkuko bari babimbwiye nagiye kuhabereka ntaburanye. Tugezemo bose banyegeje inyuma yabo, 2 barasutarara abandi babahagarara hejuru, bese nta n'umwe wari uri kundeba. Ahangaha nahise nkuramo telefone bucece mbatega rikodi kugira ngo nibavuga mbafata amajwi, ariko iyo bamfata bari kunyica n'ukuri. Kubw'amahirwe nagiye kumva numva umwe aravuze ngo boss hamagara ku gakobwa ngo ni Sandra katubwiraho kayashyize kuko ntayo turi kubona. Icyo kigabo ngo ni boss cyaramuhamagaye. Nahise mbimenya ko byose ari ukubera Sandra. Nazuyaje natekereje ko yaba yararoze mama ngo apfe vuba maze bagere ku mipango yabo. Ubwo baramuhamagaye aritaba, bamubaza ibibazo, arababwira ngo nibasasure uburiri barebe munsi ya matera ngo maze banjugunye hanze ubundi bigendere. Barabikoze mbona bakuyemo amafaranga menshi cyane, birumvikana ko ari yandi yavuye mu bicuruzwa ndetse n'inzu ya mama. Ibyo byose nabibonesheje amaso ndaceceka. Hana nubwo nari nyikeneye gupfa, ahubwo nari ndi gusenga ngo batanyica, kuko numvaga nzaburana nkagaruza ibintu bya mama wanjye uko byagenda kose.
Basoje ibyo barimo, fone yo nari nayitsimbye kare. Baramfashe baransohora abantu hanze. Naratakambye cyane nti mwaretse nkafata baga yanjye yonyine kirimo ibintu byanjye by'agaciro. Babanje kuncunaguza ariko nyuma barandika ndinjira. Nahetse baga yanjye nari narakuye ku ishuri, ubundi ndasohoka. Inzu bayikinze ndeba, amarira nzenga mu maso, ariko nanga kubatera impuhwe kuko ukuntu bari bameze nabonaga banyica, mpitamo guceceka. Wa mugabo yarambwiye ati genda ntabwo dushaka kukubona hano. Iyi ni inzu twari twaratije nyoko, none dore yanapfuye atatwishyuye. Niyo mpamvu dukoze ibi turi kwiyishyura. Numvaga nababaza aho baziranye na Sandra, ariko ndatinya. Yarongeye ati hari ikindi kintu wifuza kumenya se? Aha nahise ntinyuka, ndababaza nti mwebwe na Sandra muhuriye he? Yaransetse cyane, arangije aransubiza ati ni inkuru ndende, ngiye kuyikubarira byansaba ko ndara, kandi sinkeneye kurana nawe wakanawe. Baranteruye banshyira mu modoka barantwara, bandengana imisozi, bandenza iyindi, ahantu hatari abantu, ahantu hadatuwe. Bahageze bana ahantu munsi y'umukingo hateye ubwoba. Hari ishyamba rinini cyane, naraharebaga nkabona nta n'umuntu wanyumva ntabaje, cyane ko nta n'abantu bari bahatuye. Bo bahise bazamuka ruguru, mbona binjiye mu modoka kuko haruguru y'aho bari bamaze kunjugunya hari umuhanda, ariko utamenya ngo uravaho ukajya he. Wari umuhanda uteye ubwoba cyane, ubanza hari baranawuriragamo abantu. Barigendeye baransiga. Nahise nzamuka njya mu muhanda ntangira kugenda. Icyo nibuka ni ukuntu nasakuje cyane, ndasakuza ari nako ndi kugenda. Bwatangiye kwira, ikirere kirahinduka, inzara iranyica, nkomeza gusakuza kugeza ubwo natangiye guhamagara mama ngira nti mama kuki wansize koko, kuki wantaye ukagenda? Iyo wari uzi ibibazo ndi gucamo wenda wari kuza kundeba. Mama wanjye ntiyigeze anyumva. Nararize ndatabaza, ariko ngeze aho umunaniro uranganza. Ubwoba n'ibitekerezo nari mfite nabyo ubwabyo byari byansajije neza ubanza nari ndwaye ihungabana. Ibyo byose byarahuriranye, bimaze kunganza nahise ngo aho nari ngeze. Unambajije ngo nihe sinahamenya kuko ubanza ariho mu kuzimu bajya bavuga. Ngiye gukanguka, nakangutse nisanga ahantu nanjye ntazi. Nari ndyamye, iruhande rwanjye hateretse imiti itandukanye. Nahise nicara ndibaza nti ese iyi serumu ninjye bayiteye cyangwa si njye? Aha se ho nahageze ryari? Iki gihe nabwo nongeye kwibaza ibibazo byinshi. Nkiri kwibaza ibibazo nafitiye ibisubizo, nabonye hinjiye umusore muremure w'imibiri yombi. Yinjira ndeba, duhita duhuza amaso. Nabonye yikanze ndetse anatunguwe cyane. Yavuze ijambo rimwe gusa ati wow. Mu by'ukuri nayo nayobewe nanjye ko nabonaga ntamuzi pe. Yahise asohokana ibyishimo byinshi, agenda ahamagara umukobwa ntazi. Icyakora numvaga amwita Isimbi. Uwo Isimbi yarinjiye, yinjiye ari kumwe n'uwo musore ntazi. Maze uwo mukobwa mbonye ahita aza aseka, arampobera, ansoma ku itama ati yo disi urongeye urarebye, twari twarihebye ni ukuri. Cedro, zana amazi aho ngaho tumuhe turebe ko avuga. Bo bari bagize ngo sindi kuvuga, nyamara naravugaga. Nahise menya ko uwo musore yitwa Cedro. Cedro yazanye amazi barama, ndanywa numva ndaruhutse. Nibwo nahise mbabaza nti aha nahageze gute? Ese ko ntabazi muri bandi? Ahubwo se telefone yanjye yo iri hehe? Ahangaha Isimbi yahise ambwira ati sigaho udatuma wongera kumera nabi, dore ujya kugwa muri koma, nabwo wari kutubaza ibyo bibazo. Cedro yunzemo ati humura nitujya mu rugo waramaze kumera neza, tuzagusobanurira byose uko byagenze. Ngiye numvaga bari kuntindira ko numvaga ndi muzima nta kibazo mfite, ariko kandi nanze gutera amahane ndabomva. Cedro yahise ajya kuzana dogiteri. Yaraje arampima, akora ibyangombwa byose, arangije ababwira ko ndi muzima nta kibazo nyifite, ndetse ko ihungabana risa n'iryashize. Arongera arababwira ati mujye mumuba hafi, mumuganirize kandi mumuhe imbuto, ntimugatuma aba ari wenyine, bizatuma amera neza cyane, akira asubire uko yahoze. Dogiteri yaradusezereye, kwinjira mu modoka turataha. Bagiye banganiriza, mbese banyereka ko ntari njyenyine. Bari abantu beza kuko umutima banyeretse watumye nongera kumva ko hari abantu bagira umutima bagihari. Rwose nari naratakaje icyizere cy'abantu bitewe na Sandra, ariko Isimbi na Cedro batumye nongera kumva ko hari abantu beza bakiri mwese. Twageze mu rugo ndetse bakomeza kunyitaho nk'uko muganga yabibabwiye. Ngeze aho ndakira neza n'imiti nyivaho. Icyo gihe nari maze kumenyera, meze nk'umwana mu rugo.
Umunsi umwe baraje batashye nimugoroba baransuhuza twicara mu ruganiriro. Isimbi ati Linda umaze gukira neza, ubu noneho watubaza ibibazo byose wifuza kumenya. Nahise nikanga, natunguwe no kumva Isimbi anyise Linda kuko ubusanzwe ntabwo yarinyitaga, ntiyanarimbazaga ahubwo banyitaga Cadette, ndetse rimwe na rimwe yaranazaga wenda yasanga ndyamye agahita ampamagara yishimye anamwenyura ati Cadette chérie turaje ngwino dusuhuze, ese ubu ntuzarwara umugongo n'imbavu kubera kuryama cyane? Nanjye nkamusubiza amwenyura nti ntacyo nzaba isi, humura rwose, kuko iyo mba nzabirwara mba narabirwaye kera. Niyo mpamvu yanyise Linda nkikanga, nibajije aho yari kuye birancanga, bose babona ko bintunguye. Cedra ahita ambwira ati Linda wikikanga ngo ujye kure, izina ryawe niwe waritubwiye. Nahise mubaza nti naribabwiye ryari, ko nabonye ejo bundi kwa muganga mukanzana hano, kandi ko mbyibuka neza nta n'izina ryanjye mwambajije. Isimbi yahise abwira Cedro ngo nansobanurire byose. Cedro yahise ambwira ati Linda nk'uko ubizi nitwa Cedro, uyu ni Isimbi mushiki wanjye. Hari mu gitondo nka 4:00 mama wacu na papa wacu barabyutse baritegura bajya mu kazi. Bigeze nka 6:00 ntabwo twigeze tubona bataha ngo baze muri pause nk'ibisanzwe. Twarabanje tugira ngo hari n'akazi kababanye kenshi, turategereza turababura. Ahangaha natangiye kwikangamo. Cedro arakomeza ati Isimbi yahise yigira inama yo guhamagara mama, amuhamagaye twumva telefone ye ntiriho, ahamagaye na papa biranga. Twararebanye twese biratuyobera. Icyo gihe nta kazi twagiraga, twahise twitabaza inshuti yacu, niyo yadutwaye tujya kuri kampani yabo. Tuhageze baratubwiye ngo ababyeyi banyu baje kare muri pause, ahubwo twe twagize ngo nibo babishatse kubera ko ba boss bazi igihe babishakiye. Uwo ni manager wari ubitubwiye. Nanone umusatsi watuvuye ku mitwe, twese biratuyobera. Cyakoze inshuti yacu yatubereye imfura dutiza imodoka, twiyemeza kujya gushakisha ababyeyi bacu. Inshuti yacu yanatubwiye ahantu twajya gushakira, yatubwiye ko aho hantu tugomba kuhitondera, ko haba abagabo babi cyane b'abateka mutwe, bica kandi bambura, ndetse ko batajya bagira impuhwe. Yaduhaye imodoka turagenda, tugenda dusenga Imana ngo ibane natwe. Twarakomeje tukajya duhamagara iyo nshuti yacu ikagenda ituyobora. Twaragiye turagenda turanaruha, twageraho tugahagarara tukaruhuka. Twakomeje urugendo dutangira kugera ahantu hateye ubwoba cyane, natwe ubwacu buratwica. Isimbi yatangiye kumbwira ngo dusubire inyuma, ataba yatugambaniye bakatwica. Nabwiye Isimbi nti reka dukomezeho gato turebe. Twinjiye mu ishyamba noneho rikabije mu gutera ubwoba. Ahangaha nanjye ubwoba bwaranyishe, natsa amatara cyane ndi gukatisha imodoka ngo dusubireyo, nibwo twakubonye uryamye ku ruhande rw'umuhanda maze tuza kukureba. Twarakuvugishije ntiwavuga, wari waranyagiwe umeze nabi cyane, twabanje kugira ngo waranapfuye, ariko dukoze ku mutima twumva uri gutera. Twaragutwaye tukuzana mu rugo, ndabyibuka bwari bwije cyane kuko twahageze nka 9:00 z'ijoro. Isimbi yaragukarabije kwambika imyenda, ibyo byose byabaga utari kumva. Twakunywesheje amata kubw'amahirwe urayamira. Iryo joro twakuraye iruhande kugira ngo turebe ko byibuze ureba ukanavuga. Nibwo waje gukanguka mu gitondo ukatureba uri kureba nk'akana kakiri gato cyane. Twakubajije uko witwa, nibwo watubajije mu mbaraga nkeya uti muri bande, ahandi ni he? Narongeye nkubaza izina ryawe, utubwira ko witwa Linda, ariko wahise ugwa muri koma. Ahangaha narikanze, narababajije nti none se maze igihe kingana gute muri koma? None se namaze igihe kingana gute muri koma? Bambwiye ko namaze umwaka ntarya, ntavuga, ntareba, ndetse nananyeganyega. Nahise mvuga nti Jesus, naratangaye cyane, ntabwo nabyumvaga ko naba naramaze uwo mwaka wose. Nahise mera nk'aho aribwo ngaruye ubwenge. Ndavuga nti Lucky, tumaze icyo gihe cyose tutavugana, none se telefone yanjye iri hehe se? Isimbi yarambwiye ati nta telefone wari ufite, ndetse nta n'ikintu na kimwe wari ufite, gusa don't worry chérie, turakugurira iyindi kandi turagushakira akazi utangira ujye ukora, nawe uzagira icyo wigezaho. Gusa nanone navuze izina Lucky, mbona Isimbi abyibajijeho cyane, ariko yanga kubimbaza, gusa narabibonye. Narababwiye nti mwarakoze cyane kuntabara, kuko mba narahaboreye pe. Nahise mbahobera bose n'amarira araza, gusa barampumuriza bati turi kumwe kandi ujye dufata nk'abavandimwe bawe kuko tureba. Bambajije njyewe uko byangendekeye,
nanjye mbabwira byose nta na kimwe nsize inyuma. Ariko kandi ntabwo nigeze mvuga izina Sandra kuko iyo nshuti yabo yabayobereje mu nzira nari ndimo. Nakomeje kuyikemanga nubwo ntari nzi nimba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Nabi inkuru yanjye yarabababaje, gusa numvaga turi kimwe kuko nabo byarangiye babuza ababyeyi babo kugeza n'ubu. Gusa bo bagize amahirwe basigarana kampani y'ababyeyi babo, ubu nibo bayiyoboye. Twese twamenye amateka yacu, dukomeza kubana nk'abavandimwe. Banjyana muri university ya prive, nkiga nijoro nkakora ku manywa, ntanabishaka nkakora nijoro nkiga amanywa, ndetse rimwe na rimwe nkanaruhuka. Muri make nari meze nk'uri mu rugo ko nabanaga n'abavandimwe b'Imana niko nabyita. Ariko nanone nahoraga nibaza kuri iyo nshuti ya Isimbi na Cedro yabayoboye ahantu narindi, ariko nkatinya kubibabaza. Natekerezaga ko yaba ari Sandra, nanone ariko nkibaza ni Sandra yaba yari afite imodoka gute. Maze kubona telefone nshya, habe nimwe yari ikiri muri telefone. Ahangaha ndabizi muri kwibaza muti ya majwi nari narikodinze byagenze gute. Amajwi narayabonye kuko nari naributse kuyasevinga kuri email, gusa byarambabaje cyane kubura nimero za Lucky. Nahoraga ntekereza ya magambo yajyaga ambwira ati mukunzi nudahinduka nanjye sinzahinduka. Nibuka umunsi ntahangasiga ari kundeba, nanjye mureba napfumuje umutwe mu kirahuri. Ahangaha nanone nongeye gutekereza kuri Lucky cyane ku buryo uwo munsi ntigeze nkora ikintu na kimwe. Nari niriwe mu rugo ndi mu cyumba. Uwo munsi Isimbi nawe yari ahari. Yaraje ambaza impamvu ntagiye kwiga cyangwa mu kazi. Nanjye mubwira ko umutwe uri kundya, ariko siko byari bimeze. Buri kimwe nari nkeneye Isimbi yarakinzaniraga. We yanyitagaho nkaho ndwaye, nyamara ndi muzima, ahubwo ari stress nari mfite. Niriwe nibaza kuri Lucky kugeza ubwo natekereje ko yaba yarashatse undi mukunzi. Ninginze Imana ngo izamfashe basi nongere guhura na Lucky. Ariko nanone nkongera nkumva Lucky yarapfuye yaje nko kunshaka. Ibibazo byambanye byinshi pe. Ngeze aho ndasohoka ngo nasara, njye gufata akayaga. Ubwo nari nicaye kuri fondasiyo hanze, numvise Isimbi ari kuvugira kuri telefone. Ahangaha numvaga ibyo ari kuvuga byose kuko yaraje ahagarara mu muryango impande y'aho narindi, akomeza kuvuga. Nagiye kumva numva arasetse ati Sandra waba umusazi koko, ese niba ubona atagukunda wamuretse uramubaza iki koko. Isimbi n'ubushwe bwinshi yahise amyutinga, arangije arambwira ngo umva ari ndaje nkubarire inkuru nawe wisekere, mfite inshuti y'akaguryi hano. Ahita nsekera, nanjye ndamwenyura mwereka ko nta ribi. Ariko namwe murabyumva, nibajije kuri Sandra nikangamo. Isimbi yarakomeje ati sha Sando, nukuri reka boss wawe ukomeza kumutesha umutwe pe. Ese nawe urebye koko ubona Lucky na kiriya gihagarara afite yakwemera koko? Ehe, cyakoze urashoboye mukobwa mwiza. Isimbi yakomezaga nsekera, nanjye nkaseka. Ageze ahita ashyira loudspeaker, ubundi anzana iruhande. Numvise mfashwe n'ibinya, naratangaye cyane ndetse ndanumirwa, ariko kandi ubwoba bwinshi ntazi aho buvuye bwaranyishe cyane, ariko ndiyumanganye. Neza neza numvise ari Sandra nzi, Sandra w'umugome, Sandra wishe mama. Numvise nabibwira Isimbi ko bari kuvugana ari umwicanyi, umugambanyi, ariko ndatekereza nti nshobora kubimubwira akagira ngo ndashaka kumuteranya n'inshuti ze. Nahisemo kuba ncecetse. Ndavuga nti bizamenyekana igihe nikigera, kuko nanjye hari ibyo nakekaga ariko nta gihamya mfite. Ikindi kintu cyantunguye, numvise Sandra yongera kubwira Isimbi ati sha isi Lucky ndamukunda cyane rwose, ibyo kuba ari boss wanjye simbyitayeho, ahubwo aho bigeze ngiye gukora ikintu kizatuma nkunda, ahubwo akazasanga mufite mu biganza atanafite uburyo abivamo. Isimbi yahise amubaza ati ese ubu ndakubwira yakubwiye ngo iki? Sandra ati ikintu kijya kimbabaza cyane ni ukuntu ambwira ngo hari umukunzi afite, nkibaza uwo mukunzi najya mbona atahana nawe muri iriya modoka ye bikancanga. Isimbi yaramubwiye ati rero nshuti yanjye, ntabwo nakugira inama yo kumuha ibintu bituma agukunda, kuko rwose nibimushiramo azakwanga kurusha mbere pe. Mwubahire ko ari boss wawe, ugabanye kuvuga ngo uramukunda
kuko rwose sinzi niba yakwemera pe. Ikindi kandi nukomeza gutyo uzatuma kwirukana. Cyakoze wenda umaze kuyagwiza da, ntabwo wagira imodoka utayafite kabisa. Isimbi yarongera aramubwira ati buriya icyakwereka boss wawe nka Sheri ukuntu ameze, nta nubwo we yakwemera. Ibintu biri izi rwose. Icya mbere, uri uwo mu kirere ntabwo wiyubaha, ntuniyubahisha. Mbese ahantu hose ugeze usiga wanditse amateka atari meza, kandi Lucky arabizi. None ni gute boss wawe Lucky, umusore uri seriye kuriya, yakemera Sandra nzi neza? Sandra utajya wiyubahisha, ubimenye basi unisubireho pe. Ubimenye kandi unisubireho pe, kuko umukobwa ntabwo aba akwiye kwitwara kuriya niyo waba ukize. Ujye wubaha abantu ni ukuri, kandi ugire discipline. Ahangaha Sandra yarivumbuye, arakarira Isimbi ku buryo yahise anamukupa. Maze Isimbi arambaza ati Linda, data umubwiye nabi? Nahise mubwira nti hoya, umubwiye ukuri, kandi kubwiza umuntu ukuri ntabwo ari icyaha, kuko kumubeshya nibyo bibi kurushaho. Isimbi yarambwiye ati uyu niwe wadutije imodoka cya gihe. Ntabwo ari igihe kinini tumaze tuziranye, gusa sina gito, kuko hashize umwaka n'amezi 3. Gusa ntakubeshye rwose agira imyitwarire itari myiza pe, ku buryo ngenda mutakariza icyizere. Noneho wakwereka Lucky boss we yakunze, ni ukuri wakomerwa, nta naho bahuriye ni ukuri. Kuko Lucky njye mba mbona hari atanakundana. Nabuze icyo mvuga, mbura icyo mbwira Isimbi. Cyakora naramubajije nti ese Sandra ntago azi ko mwatoraguye umuntu nkanjye? Yarambwiye ati hoya, nta nubwo ageze hano sinzi impamvu. Namusabye kenshi ngazi, ariko yarabyanze. Ubwo rero numvise nta n'impamvu yo kumubwira ko hari, naramwihoreye. Mu mutima narishimye, ndavuga nti ntazanahaze. Ndongera nti Lucky si uwo mu boss afite iyihe business? Yambwiye ko Lucky ari umusore w'umukire cyane, ufite byinshi yigejejeho, kandi ko afite abakozi basaga 100 akoresha. Yarakomeje ati njyewe igihe cyose nabonye Lucky sindamubona aseka, kandi afite murumuna uganira cyane. Ariko Lucky we ntiwamenya hari wenda afite impamvu, cyangwa akabi nakateye. Ntababeshye numvaga nabwira Isimbi akanshakira nimero ya Lucky. Naratekereje nti ahari wenda wasanga Lucky akinkunda, ariko nareba nkabona naho tuzahurira. Nagiraga n'ubwoba bwo kubibwira Isimbi. Icyo gihe nagiye kure mu bitekerezo. Isimbi arankomanga ati hey, ubaye ikiri Lucky uramuzi se? Nahakanye nihuse nti hoya, ntago muzi pe. Gusa hari Lucky nzi twiganye, niwe nari mise nibaza niba akiriho, ko duherukana kera. Isimbi yarahagurutse ajya mu nzu, nanjye ninjira mu cyumba. Ariko rwose n'ababeshye sinigeze nsinzira. Nibazaga ukuntu Sandra Sekiba akunda Lucky, nkumva bizatuma ngongana nawe cyane. Nigira inama yo kuzaganiriza Isimbi inkuru yanjye y'urukundo, kuko wenda yari kuzamba hafi. Mu gitondo bukeye narabyutse, sohotse hanze nk'ibisanzwe. Ngeze muri koridoro nahuye na Cedro, arandamutsa ahita ambwira ngo tujye gusuhuza umushyitsi muri salo. Ndikiriza nti ntaribi ndaje. Cedro yahise akomeza ajya muri salo, gusa nasigaranye ubwoba. Mpita nsubira mu cyumba njya kureba Isimbi niruka. Ndamubwira nti Cedro afite uwe mushyitsi ngo tujye kumusuhuza. Isimbi yahise anseka kubera ubwoba nari mfite. Ati uko mbona ugize ubwoba bw'uwo mushyitsi se? Humura ndabizi nta wundi ni Rasta rwose. Mubaza ntunguwe ngo nde? Arongera ati ni Rasta, ni inshuti ya Cedro, ageze akarara hano. Ni umwana mwiza byatari, ntumugireho ikibazo rwose. Njyewe nari ndi kumva ari nka Sandra waje kubasura noneho. Njyewe na Isimbi twahananguye mu maso tujya kureba uwo mushyitsi, ariko ngenda inyuma ya Isimbi nshaka no gusubirayo, kuko rwose nari nifitiye ubwoba bwo gusanga ari Sandra. Ahangaha Isimbi yarabibonye, noneho no kubihisha byari byananiye. Isimbi yahise ambaza ngo Linda, ufite ubwoba bw'iki? Wowe na Rasta muraziranye wenda ukaba udashaka ko akubona? Nahise mubwirana ubwoba nti isi Sandra ntabwo nshaka ko ambona. Ni ukuri reka nsubireho Sandra atambona nonaha. Wapa Isimbi ishaka. Isimbi yarandebye ahita ambaza ngo niki wamishe Linda? Ni ikihe kibazo ufite utatubwiye? Ese ntituri abavandimwe bawe?
ni gute waba ufite ikibazo ukanga kutubwira? Linda, uraza kutubwira ikibazo gihari? Naramubwiye nti ni ukuri ndakubwira pe, ariko reka gutuma mbona nonaha. Isimbi yahise ahamagara mu ijwi riri hejuru ati we Rasta. Numva umusore aramwitabye ati we Mukaritasi, waje ukansuhuza? Isimbi yahise ambwira ngo so mwumvise, ngaho ngwino ujye gusuhuza undi mwana. Twaragiye turamusuhuza. Yari umusore w'inzobe idakabije, yari so humble pe, kuko yaranaganiraga cyane kandi atavuga ubusa cyangwa ngo avuge amagambo menshi adakwiye. Ni ukuri njyewe nari namwishimiye, numvaga amaraso yanjye ari guhuza naye. Umunsi ukurikiye nari mvuye ku ishuri nijoro, ndinjira nsanga bose bantegereje. Narabasuhuje, ndicara tuganiraho gato. Nagiye kumva numva Cedro arambwiye ngo Rasta yakwishimiye Linda. Naramubwiye nti nanjye namwishimiye pe, sinzi wagira ngo duhuje amaraso. Bose bahita baseka, mpita nisobanura n'isoni nyinshi nkaho nkoze amakosa. Nahise mbabwira nti ni ukumwishimira byonyine ni ukuri. Isimbi ahita anseka ati none se twakuburanyije? Humura nta kindi twongeye ku byo wavuze. Ahangaha isoni zaranyishe, mbura aho ndeba. Tugeze mu buriri, Isimbi yahise ambaza aho nzi Sandra, ambaze n'impamvu mutinya. Ntabwo nigeze mubeshya, namubwiye ukuri ko ibyabaye. Naramubwiye nti I'm sorry, ntabwo cyagenewe babwiye byose, kuko nari naketse ko namwe yaba ari inyuma y'ibyababayeho byose. Ariko ntekereza ko nshobora kubivuga, mugatekereza ko ndi gateranya. Isimbi yahise amobera, arambwira ati ndakumva cyane rwose humura. Ahubwo se Lucky we ntabwo waba umuziho? Namubwiye iby'umusore witwa Lucky twakundanye niga, ariko ubu nkaba ntazi ahaba. Naramusobanuriye, noneho hano nibwo yamenye neza kurushaho. Yarambajije ati none se byibura nta n'amafoto ufite ya papa wawe na musaza wawe? Namubwiye ko byose nari mbifite, ariko ko byaburiye aho babagabo bantaye, kuko rwose ho nahageze mbifite. Ndabizi ko byari biri muri baga yanjye. Isimbi yarambwiye ati humura Lucky wawe uzamubona, wasanga ari nuriya Sandra ahora aririmba. Ahubwo mfite ubwoba ko yaba yarageze kuri ya migambi mibi, ariko nta ribi, ubu Sandra turamufite mu biganza byacu. Nahise mwumvisha ya majwi nari kodinze. Isimbi yarababaye, umujinya uramwica ati uriya muhemu ni umugambanyi burya bwose, buriya natwe yashakaga kutwica, niwe watwiciye ababyeyi nta wundi. Isimbi yararakaye ndabibona, ngerageza gutuma tuza, ariko biranga. Ahubwo yahise afata telefone yanjye ajya gukomangira Cedro muri iryo joro. Yamubwiye byose nari maze kumubwira, amwumvisha na ya majwi. Cedro nawe yaratunguwe cyane arumirwa, ariko aratubwira ati rero aha ni ukugenda gake, kuko nibyo kwitondera. Arambwira ati nimbika ayo majwi neza, ubundi tugume tumuneke. Nibwo yahise abwira Isimbi ngo azashaka ukuntu afata nimero za Rakazime, ubundi ikizakurikira azakitubwire. Hashize icyumweru, Cedro yatahanye na Rasta. Nari maze kumenyerana nawe, kuko yakundaga kuza mu rugo kenshi. Icyo gihe Cedro yaratubwiye ati ndaje mube muganira. Yahise yisohokera, nsigarana na Rasta mu nzu. Rasta yahise atangira ati umeze neza? Nanjye ndamusubiza nti yego meze neza cyane. Rasta yarakomeje ati Linda, sinzi uko urabifata, sinzi nuko ubyakira, ntago nzi niba ndi muzima cyangwa nasaze. Ndagukunda Linda, nshobora kuba nihuse, ariko umbabarire kuko numvaga ngomba kubikubwira nkaruhuka. Nitegereje Rasta, nari ntunguwe cyane, kuko ngiye sinabitekerezaga. Namubonaga nk'umuvandimwe like Cedro na Isimbi. Nta kindi natekerezaga, cyane ko muri njyewe hahoraga hazengurukamo Lucky nakunze kuva kera. Ni ukuri nabuze imbaraga zo kuvuga, ahubwo ikiniga kiramfata, amarira nzenga mu maso. Ariko kandi Rasta yahise anyegera, arambwira ati Linda, it's okay, ufite kumbwira ikikuri ku mutima kandi nkuteze yombi. Nahise mpaguruka ndasohoka, nta kintu na kimwe mubwiye. Nkigera mu cyumba, nagiye kubona mbona Isimbi araje, ahita amobera aseka. Nanjye ndihanagura vuba, ntangira kumwenyura ntazi n'icyabaye. Yahise ambwira ati Linda, noneho nimero ya Lucky ndayizanye. Akivuga gutyo, nanjye nahise nsimbuka, ndishima ndaseka cyane. Fata Isimbi ndamuhobera, nanga kumurekura kubera ibyishimo nari mfite. Numvaga ku kanya nahita mpamagara Lucky, ariko kandi nari mfite ubwoba bwinshi. Nibazaga ukuntu ndi butangire mvuga.
ahubwo aho kumuhamagara naratitiye ndatinya, ahubwo nahise ntangira kumva ko yaba yaranyibagiwe. Numvaga ko ahari ari bumbwire ko atanzi, numvaga nanjye ari bumbwire ko afite umukunzi nk'uko ajya abibwira Sandra. Ntaramuvugisha, Cedro yaraje ati ko mwasize Rasta wenyine mu ruganiriro, noneho nta n'ikintu mwamuhaye basi ngo abafate. Ahangaha isoni zaranyishe, nibuka amagambo yambwiye bikantera isoni zo kongera guhuza nawe amaso, kuko numvaga nta gisubizo na kimwe mfite, nta kintu na kimwe numvaga mfite cyo kumubwira. Isimbi wari hirya muri dushe yahise asohokamo, aza yambaye swime ahita amvuganira, kandi mu by'ukuri we ntabwo yari yamenye ko Rasta nahari, ntabyo naye namubwiye. Ahise abwira Cedro ati Linda yaraje kureba umuntu winjiye, ahubwo ntabwo batwiba hari pe, uzi ukuntu aje vuba vuba ngo yumvise urugi ruvuga. Cedro yaratangaye ati ego ko umujura si ubwo yaba yaciye, kandi ku irembo hari gatekeeper. Nanjye nahise mvuga nti ahari nari nabyibagiwe, kuko numvaga ari umujura n'ukuri. Twese twahise duseka, ariko kandi nyuma yo guseka n'ubundi nagiye kuba ndi kumwe na Rasta, nagiye nikura ntabishaka. Mu by'ukuri nanjye nari mufitiye ibyiyumviro, ariko ntabwo twari gukundana. Nageze muri salo nicara mu ntebe ndamureba, ataragira icyo ambaza. Isimbi yahise yinjirana ibirahure na ji, aza yisekera nk'ibisanzwe, asuhuza Rasta, ahita yicara atangira kuganira. Uko niko narokotse uwo munsi. Bigeze nijoro, twese nk'ibisanzwe twari twicaye mu ruganiriro. Cedro tumubwira ko namba yabonetse, yarishimye cyane ati Linda sheri wawe yabonetse, ahubwo se nturamuhamagara? Naramubwiye nti mfite ubwoba pe, ndi kumva ari bumbwire ko atanzi, ndumva ari bunseke cyangwa akanankupa, ndi gutekereza ko wenda imigambi mibi ya Sandra yaba yarayigezeho. Isimbi yahise ambwira ati Linda nkunda kuba ndi kumwe na Sandra, nshaka kumumenyaho amakuru rwose ntugire ikibazo, kuko kuva cyagiye mvugana na Sandra bose ntarongera kumuhamagara, ndetse ngo yagiye iwe naho yaramubuze, kandi niyo amuhamagaye ntafata telefone. Ngiye nahise ngira amakenga, ndavuga nti none yaba yaramwicishije koko. Isimbi ati gute se kandi nimero yiriho? Mu mutima nkatekereza nti ese ko Sandra yanakubeshya wabibwirwa n'iki? Ahangaha bamaye rugari barigendera, barambwira bati umuhamagare muvugane rwose ubundi ushira ubwoba, bati kandi rwose aracyahari, humura kandi aracyanagukunda. Barisohokeye, mfata telefone ndamuhamagara icamo, ariko yikuraho. Umutima warateye cyane, none ahubwo ngira ngo ngiye nko gusara kubera ukuntu nari meze, nari natitiye, ibyunzwe byandenze, telefone yendaga kuncika ngo yikubite hasi. Narongeye ndahamagara, maze ku nshuro ya kabiri muhamagaye bwo yaramfashe, ariko sinavuga ngo numve ko ari uvuga. Ngiye kumva numva aravuze neza neza, ijwi ryari irya Raki wanjye, Raki nzi neza, ni ukuri rwose yari we. Yaravuze ati ndi kurota ariko Linda niwe umpamagaye cyangwa Sandra yamenye ko twakundanaga ariko hantegera? Ati ariko se mwamuziranye? Linda mukunzi, mbabarira uvuge n'ukuri. Sweetheart, vuga nongere numva ijwi ryawe, maze igihe kinini ntakumva ntakubona, ndagukumbuye cyane mukunzi. Ahangaha nararize ngira ngo ndi kurota, ndibwira nti kanguka Linda, ariko naribeshyaga kuko nari ndi muzima, sinarotaga n'ukuri. Aha nahise mvuga mu ijwi ritoje nti Raki mukunzi wanjye, uracyahumeka? Ese noneho ubu hagati ya Sandra na Linda ntihagiye kwaka umuriro? Ese Sandra niyongera kubona Linda zifata ate? Rasta se we urukundo yakunze Linda bizamugendekera gute? Ntimuzacikwe, nibuva cyane tukazana ikindi gice. Iki gice mumaze kumva byanditswe na Ingabire Germaine. Ushaka gukurikira inkuru zose tubakorera, kanda kuri link ibanza muri description no muri comment. Ariko kandi byaba byiza ugiye uduha igitekerezo cyawe. Aha ni ku Isomero, naho inkuru zose muzumva mu ijwi rya Niki. Ibihe byiza nibyo tubifurije.